nitwa Ndashimetse nutuye mu mudugudu wa Barenga akagari ka Nyabintare umurenge wa Nyakabuye akarere ka Rusizi intara y'Iburengerazuba igihugu cy'u Rwanda diyoseze ya Cyangugu umugabane wa Afurika. Abanyoboye abasazi muri Rusizi na Nyamasheke nkaba mfitemo abasazi 99 ariko mu karere ka Rusizi akaba babaye ijana bose. Ubu babaye abasazi 100 kubera ari umusazi bitangwije wino mukaramba ntari bwandike none ubu namwanditse n'abasazi 100. Ubwo rero uburere bugize Rwanda 30 nabwo shaka kuzabugeramo. Rusizi, Nyamasheke, Karongi, Muhanga, Nyarugenge, Gasabo, Nyamagabe, Nyaruguru, Musanze, Ngoma, Kayonza, Nyagatare, Nyanza, Ngororero, Gicumbi, Rubavu, Gakenke, Kirehe, Bugesera, Rulindo, Burera, Rutsiro, Gatsibo, Ruhango, Gisagara, Kicukiro. Ubwo ngubwo naho ushaka kugera kutwo turere. Ubwo rero nka nyakubahwa meya nawe adushakira ibitari ari imibirizi byakira abantu bagwaye mu mutwe bakomeje kwiyongera kubera imvura yabagiye banyagira n'abandi imvuka zagiye zigwa mu mutwe. Ubwo rero nitwa Ndashimetse nutuye mu mudugudu wa Barenga akagari ka Nyabintare umurenge wa Nyakabuye akarere ka Rusizi nkaba nyoboye abasazi muri Rusizi na Nyamasheke Bweyeye Butare Gikunda Mvura Gitambi Muganza Bugarama Zahaha Gashonga Mururu Kamembe Guimbogo Nkanga Nyakarenzo Nkungu Nyakabuye Karengera Ruharambuga Nkombo Gihundwe Giheke Nyabiteke n'Ikanjongwe Macuba Karambi Bushekeri Cyato Bihombo Kagano Shangi. Ubwo ni imirenge 34 Rusizi na Nyamasheke. Ndagira ngo bayobozi muduhereze ibitaro nka iyo mirenge 34 ibaze rero ubu ntihago haburamo abasazi 300 kandi niba nyirika mu mutwe cyane kandi ibitaro bihari uzaba twaba duhombye leta rero. Ubwo rero ibitaro nibyo dukeneye. Ikindi cya kabiri ni imfashanyo igihe umusazi yabuze imyenda yo kwambara yambuye ubusa bakaza bamuhereza inkweto n'imyenda. Nk'ubu nanjye inkweto ubu narazibuze ndi kugira ngo muzame inkweto ntaribi. Okay.